Yes, mbaye ikaze nk'ibisanzwe akaba ari Mr. kuri Narrate Pod. Yes, n'urugo bageze kuri channel tugwaye ikaze rwose uyumvemo ikaze. Yes, uyu munsi tugiye kureba ibihuha bitanu 5 rumors, mbese ibihuha bitanu bivuga ku bijyanye no kwikinisha. Yes, reka dutangire rero tudatinze rwose kugira ngo umwanya utaducika. N'ibihuha bitanu ubushakashatsi bwagaragaje, science yagaragaje abantu bavuga ku bijyanye no kwikinisha. Niyo mpamvu rero ugomba nawe kuba wabimenya. Ikintu cyambere bakubwira rero barakubwira bati masturbation causes blindness. Yes, igihuha cyambere ngo kwikinisha bituma umuntu abimomye. Icyo gihuha ngo sukuri. Mbese ngo sukuri ni igihuha. Yes, sukuri ni igihuha. Ngo kuko ngo nta bimenyetso bifatika. There is zero scientific evidence that masturbation causes blindness. Mbese ngo nta bimenyetso bihari bigaragaza yuko kwikinisha ngo bituma umuntu aba impumyi. Ngo niko science yagaragaje. Just according to medical experts like those from the Mayo Clinic and WebMD. Mbese tugendeye ku bigo by'ubushakashatsi harimo nka Mayo Clinic ndetse na WebMD. But this myth likely comes from old religions. Ngahangaha ngini myth mbese n'igihuha ni inkuru abantu bihimbira ngo by'umwihariko ngo aturutse mu bijyanye ngo niyobokamana. Yes, rero ngo abantu bagenaga bayikwirakwiza ngo ariko ngo kwikinisha ntago ari byo ngo bitera ngubuhumye. Yes, ikindi gihuha cya kabiri rero kivugwa ni iki? Masturbation lowers your testosterone and all manhood. Mbese ngo kwikinisha ngo bishobora gutuma imisemburo ya testosterone ngo bitume imisemburo ya testosterone igabanyuka cyane. Kisanga baravuga ngo ni igihuha. Kubera iki? Masturbation does not lower testosterone levels in any harmful or permanent way. Ngo ntabwo igabanya ngo ku buryo byagera mu buryo bubi cyangwa ngo bibe igihe kirekire ngo usange ngo nta misemburo ya testosterone yakikaho uzongera kugira. Yes, ngo in fact studies from institutions like National Institute of Health show that short-term hormone changes. Yes, nganga rero hari ikigo cyitwa National Institute cy'ubuzima ngo cyagaragaje yuko imisemburo ubundi ishobora kugabanyuka mu gihe gito cyane ngo ariko n'ubundi kongera igasubira ku kigero gisanzwe. Yes, ngo your body rebalances naturally, ngo umubiri wawe urongera n'ubundi kisubiza ku murongo. Yes, ikindi gihuha rero ni ikihe batubwira cyitwa cyitwa masturbation causes infertility. Yes, ngo kwikinisha ngo bituma utabyara, ngo nacyo ngo ni igihuha. Masturbation doesn't affect fertility in normal health men or women. Yes, ahangaha rero ngo ntabwo bituma utabyara. Yes, ku muntu wikinisha ngo ntabwo bituma atabyara. Ngo for men ngo kubagabo sperm is constantly being produced. Ngo intanga zirakomeza zigakorwa ku kigero gisanzwe n'ubundi bisanzwe. Fluentary ejaculation might temporarily reduce sperm count in that moment. Ngahubwo wenda bitewe n'uko umuntu ngo yari kwikinisha ashobora gusohora ngo bishobora gutuma ngo umubare w'intanga ugabanyuka. Yes, but it doesn't damage fertility long term. Ariko mu gihe kirekire ngo ntabwo bihagarika yuko uzabyara. Yes, according to reproductive health research, masturbation is normal. Yes, ngo tugendeye rero ku kigo cy'ubushakashatsi cyitwa reproductive health ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bavuga ko masturbation ari ikintu ngo gisanzwe, can even help reduce stress, ngo kugabanya stress which is good for reproductive health. Ngo ari byo byiza rero ku bijyanye ngo n'ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ikindi gihuha rero bavuga ni iki? Masturbation is only for single or lonely people. Yes, baravuga bati ngo kwikinisha ngo ni iby'abantu bari single gusa cyangwa abantu bigunze, ngo nacyo ngo ni igihuha. Yes, kubera iki bavuga ngo nacyo ni igihuha? Ngo this is social myth. Ngingi ngo ni myth, ni cya gihuha cy'abantu bishyiriraho. Not a scientific one. Ngo ntabwo ari ubushakashatsi bwa science yagaragaje. People in relationships, even happy marriage, may still masturbate. Ngo n'abantu bashakanye n'ubundi batari na single ngo nabo ngo bashobora kwikinisha n'ubundi ngo n'ababitwara. Research from sex therapists show that people use it for stress relief. Nganga rero ngo abantu bamwe babikoresha kugira ngo bagabanye stress, relaxation, umve baruhutse, exploring their own body and desires. Ngo namenye imikorere y'umubiri wabo. Even if they have a partner, ngo naho yaba afite umukunzi cyangwa afite undi muntu babana. Yes,
ngo it's not a sign of loneliness or dissatisfaction unless it replaces human intimacy. Yes, ngahangaha rero ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu ari wenyine, ngo n'ababana ngo barabikora. Yes, ikindi mu gihuha rero cya gatanu ni iki? Masturbation leads to mental illness or depression. Kwikinisha ngo bituma umuntu ajya depression, ngo n'indwara zo mu mutwe. Bakomeza batubwira ati mukuri reality there is no evidence that health masturbation causes depression or mental illness. Ngo nta bimenyetso bigaragaza yuko rero umuntu ngo bikinisha kagira ibibazo ngo byo mu mutwe. However, guilt, addiction, ariko ngo umuntu ashobora kubatwa. Yes, kubatwa, umuntu ashobora kubatwa ngo cyangwa kumva ari ikintu ari kwishinja bitewe nuko biba ari ibintu bizwi kari ikintu kibi ngo muri society. Yes, niyo mpamvu rero hano bavuga bati ntabwo ngo bishobora gutuma umuntu ngagira ibibazo mu mutwe ngo ahubwo ashobora kubatwa ngo mu gihe abikora cyane. Yes, nganga rero ngo ushobora kuba wabatwa. Yes, rero ikindi kintu wakomeza akumenya, psychologist agree that balance is a key. Anga rero abiga ibijyanye n'ibiga muntu baravuga bati kubibalansinga, kugerageza kubigabanya mu gihe kintu cy'ingenzi, cyangwa se ukanabihagarika. Kuko ngo no kubihagarika ntacyo waba. Yes, kubihagarika ntacyo waba, no kubigabanya rero ngo nibyo byiza cyane. When done in moderation without guilt, ngiyo bikozwe mu rugero it can be a part of a healthy life. Bishobora kuba igice cy'ubuzima bwiza. Yes, rero ikiza nuko wabihagarika niba usanzwe nabikora kumva, niba ubikora kumva icyo wishinja, ikiza nuko ngo wabireka ukituriza. Yes, ukituriza ukungu n'ubundi wabiretse ngo ntacyo waba. Yes, rero icyo wamenya cyambere ngo igihuha nyine nk'uko twabivuze ngo ubuhomyi ngo sibyo, ngo kuba umuntu atabyara ngo sibyo, ngo imisemburo ya testosterone iragabanyuka ngo nabyo ngo sibyo, ngo ahubwo umubiri ufite ukuntu uyibalansa ikongera gasubira ku murongo. Yes, n'ibindi rero bagenda bavuga ngo kugira ibibazo mu mutwe, ahubwo ngo hano ngo biterwa na illness na guilt, kwishwa ikintu umuntu yishinja, cyangwa se addiction issue, kuba wabatwa. Yes, birabata. Nizere yuko rero hakintu usobanukiwe rwose. Niba hari indi topic washaka twazavugaho bakandika muri comment ahangana kuri Narrate Pod, dukoresha ubushakashatsi na science. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.